partnership with the Ministry of Health, UNICEF, and UPHLS, a transformative journey in healthcare was initiated to profoundly impact the youngest members of Rwanda's society. Through UNICEF's research in regions like Nyarugenge, Nyagatare, Huye, and Nyabihu, a particular challenge emerged. Among various disabilities, hearing loss and deafness among Rwanda's children are strikingly high. Over 500 children and adolescents needed digital hearing devices to bridge the gap between silence and sound. Yari gahunda ireba ku bumuga bwose muri rusange. Ariko nyuma habayeho imenyekanisha biciye mu bajyanama b'ubuzima, biciye mu nzego z'ibanze, biciye mu bakozi ba district, biciye no mu bavuzi bwabo. Nibwo twatangiye rero kugenda tubona imibare y'abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga iri hejuru cyane ugereranyije n'abana bafite ubumuga muri rusange. Ni nabwo rero hatekerejwe ko iyo gahunda yihariye ya Winsiga Ndumva. The Winsiga Ndumva initiative, in collaboration with the Ministry of Health, orchestrated through the Rwanda Biomedical Center, RBC, and UPHLS, aims to enhance ear and hearing care services across Rwanda's districts. This program plays a pivotal role in providing primary health care services to children with hearing impairments. It involves building capacity among professionals, including health practitioners, community health workers, educators, parents, and caregivers. A keystone of this initiative is the careful screening and fitting of hearing aids to children who need them, extending into post-fitting support. Every child deserves an equal opportunity to learn and thrive. However, for children who are hard of hearing, this journey can be very challenging. Hearing loss and deafness isolates children from the world of sound and creates communication barriers, hindering their ability to engage in school with peers and family. Mu buzima bwanjye narabona tuno tuma numvaga mfite ikibazo gikomeye cyane kuko iyo nabaga ndimo mvugana n'umuntu ntago namwumvaga neza nkabasha kugira ngo numve ibyo arimo mbwira ariko nyine byabaga binkomereye cyane. Hano mbere yuko abana bahabwa hearing aid ibintu bari warabigishaga cyangwa se mwabavugishwa ukabona ni mu mwijima ibintu byose ukabona ntibumva na kimwe ukavuga ukabona hari abashaka kumva gake gake ariko ukabona nta na kimwe yumvise kizima. Waravugaga cyangwa se n'ikintu cyakwikubita hasi niyo wakubita n'urugi ntibaye barwumva. Mbere hariwe n'iragate akabubaga ngo gusubiza ku kibaho umezana mu yamo maso bagatekereza ko no mifugo yakamisha imbere sanga arabubise irebana batazi ko biri. Umwana mbere ntiyumvaga cyo gihe tugiriraho n'ibibazo nkajya mu kubita buri muntu hajya namuhamagara ntiyita namutuma ntagenda hagira ngo nagasuzuguro naho yabaga atabyumviriza. Mbere atarakabona ntago yumvaga waramutumaga nk'igikombe akuzanira ifoke cyangwa se wamutuma akinyereza akavido k'amazi akakuzanira isahani no mu bandi bana bakina bakamukubita barasuzugura kubera ko atabashaga kubumva. Hearing aids are life-changing for these children. With hearing aids, they can fully engage in their studies, breaking down past barriers. They're no longer left out of classroom discussions, and they have the opportunity to excel just like any other child. Ubwo yavuye mu gatandatu primaire ageze muri secondaire mu wa mbere. Ataramenya no kwandika izina rye. Ubu ngubu ariga mu wa gatandatu. Ariko arabuwa kabiri. Kandi muri primaire bwa mbere yarabaherekezaga kabuhari. The impact goes beyond the classroom. These children are now active members of their communities, participating in social activities and building lifelong friendships. Naruko kwambara, tachera kwambara funga nado, ndashaka kufata amashuri rafumba
kugenda bacuranye barakufata twiruka akabuye uwo musatsi n'abageri arakufata ngo ugende ku ishuri gufata umwarimu gufata kwiyigisha ufumva neza. buriya najyaga gukina umupira nka kwa kundi nyine umuntu aba afite umupira bakamusaba ntabwo wabashaga kumva neza urimo ugusaba wapfaga gutera aho ubonye kuko nyine uba wumva wareba hirya ukabona hari umuntu kandi atari urimo uguvugisha. kaboneye yagize ibyishimo kuko yabashije kumva akaganira na bagenzi be akabona bya bindi bavugaga adasobanukiwe noneho akumva arabisobanukiwe wanamutuma n'ikintu icyo umutumye akaba ari cyo akuzanira mbona arishimye akina na bagenzi be. UNICEF's Supply Division played a pivotal role ensuring that every child received the gift of sound. They significantly reduced the cost of advanced digital hearing aids, making them not just available but affordable for the children who need them the most. These hearing aids are actually expensive in the global market, and UNICEF Supply Division managed to provide this hearing aid at $118, and such hearing aid goes for $2,000, and we were able to have a significant cut to have such quality digital hearing aid project to be able to reach out to children in the low and middle income countries, including Rwanda, and back in the community to have access to this product that has actually impacted their lives. While we celebrate victories, we must acknowledge that more work is needed to make the Winsiga Ndumva program more impactful. ibintu biri digital biragora cyane cyane ufata ikintu kirimo ikoranabuhanga ukagiha umuturage uvuye yenda Nyagatare Rwempasha cyangwa biragora kugira ngo azagisasiteme. dufite n'abandi babyeyi nabo bashobora kuba babona abana bafite utwuma ariko bakaba batazi uburyo badukoresha uburyo bw'isuku. hakenewe kumanuka kugera hasi muri community cyane cyane mu biturage aho usanga nk'abana bafite ababyeyi batitaye kuri ibyo bintu ndetse no kubona turadukoresho twinshi kuko ubwo icyo gihe twadushyiragamo abana bisa naho twabaye dukeya abana bamwe basubirayo batatubonye. UNICEF's Digital Hearing Aid Initiative in Rwanda has transformed the lives of many children and adolescents with hearing and speech impairments. But our mission is far from over. We invite partners from governments, private sectors, and development organizations to invest in disability-inclusive health services. Together, we can ensure that every child hears the world around them, unlock the potential of those with hearing and speech impairments, and create a future of inclusivity and equal opportunities. Let's build a world where every child's voice is heard. Invest in disability inclusion today and be a part of the change that brightens countless futures.